Dreamax TV. Yes, ndagusuje ukomeje gukurikira Dreamax TV n'umuhungu wanyu Ishimwe Karebu nk'uko mumaze kubimenyera, gusa ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye mugenzi w'akabari kabuye foromo robeji. Bimeze bite wagwane mapipo? Tuje kubatamo amakuru y'imvange kabisa. tuje kubatamo amakuru amaze iminsi arimo aravuga kuri izi mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bari kwibaza ngo ibi ni ibiki. Meya w'akarere ka Nyanza uherutse kweguzwa ndetse n'ibyagiye bikurikiraho nibyo tuje kubabwira. Rero tubihereye imuzi n'imuzingo. We icyo tugusaba nta kindi, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment, ubundi tukubwire byinshi kuri iyi nkuru. Dore ko aya makuru mwari mumaze iminsi muyavuga, ariko muyaca ku ruhande. Uyu munsi tuje kuyinjira mu imbere no mu mashuka dukatakata rwose, tuza kubabwira ukuri kose ko bihagaze, ko aya makuru ari hano hanze ku iyi mihanda kabisa. Ukuntu rero iyi nkuru yagiye ijya gutangira, uburyo yatangiye, ngewe amakuru mfite ni uko meya n'umugore we bari bamaze igihe kinini batabanye neza. Ibi bishobora kuba ngo byaratewe no kuba umugore wa meya yigaga muri Ines Ruhengeri. Birumvikana umuntu yiga kaminuza, birumvikana iyo umuntu yiga kaminuza ashorwaho amafaranga menshi. Gusa ngo biza gutungura meya abonye umugore wadakoze graduation. Abantu biga kaminuza ibyo barabizi, amasomo ashobora kuba yagufata ukaba utakora graduation, rero akaba ari ngombwa yo kubanza kubikemura. Rero niho ngo hajya haturuka ngo ibibazo byo kutabana neza mu rugo. Meya aza kwibonera inshoreke abantu benshi bagiye kugenda, abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho. Akaba ari umugore nawe waratandukanye n'umugabo we, akaba uwo mugore yari afite abana batatu. Bagumana na meya. Sinzi niba barabibonye, abantu benshi bagiye bavuga ngo ati hari ahantu umugabo wese rwose nageraho ntavuge, kuko hari ahantu nawe yahagwa. Biriya usanga nyine ni ibibazo. Hari umugabo wese yahageze, usanga ari akosa rikunze kubaho ku bantu benshi. Nanone nyine ubwo wasanga bwari uburakari bwo kubona yuko nyine yigishije umugore bikaza kurangira ataje gukora graduation, kandi yari amwitezeho umusaruro nk'umuntu. Urabizi nawe nk'umuntu w'umumeya, kuba ufite umugore wawe ukabona urigishije ntabwo biciyemo nyine mwakoze gukora graduation, ni ibintu byaza kukubabaza. nawe wumva ko ari ibintu bifite ireme cyane kabisa. Ubwo byaje kumubabaza, aza kwibonera undi mugore iruhande rwose, aravuga ati kama mbaya rwose. Uwahoze ari meya wa Nyanza rero Erasime yakomeje gucudika n'iri habara rye. Baracudika kugeza naho mu mwaka wa 2024, bino ntabwo ari ibintu bya hafi, 2024 bajyaga kwibuka mu murenge wa Busasamana, ni mu karere ka Nyanza, n'umwe mu mirenge igize akarere ka Nyanza. Meya yaserukanye n'iryo habara rye, aho kugira ngo aserukane n'umugore we. Bajya kwibukira muri uwo murenge wa Busasamana, bari bateguye itente. Meya ajya kwicarana n'iryo habara rye, kandi abantu bampereza amakuru bavuga yuko icyo gihe umugore we nawe yari ari aho ngaho, kuko urwo rwibutso bari bagiye kwibukiraho hashyinguwemo na bamwe mu bari abo mu muryango we. Urumva byari ibintu bibabaje kugira ngo umuntu w'umumeya aba afite umugore we w'isezerano, akaza gushakira iryo habara, akaba ari ajyana ahantu rwose. Wumva ko ari ibintu bibabaje. Rero urumva ko ari ibintu biba bibabaje cyane kubona meya yaricaye mu itente, umugore w'isezerano, izuba riri kumwicira hanze. Ntabwo ari ibintu bigaragara, ntabwo ari ibintu byagaragaye neza rwose. Yes, urumva biriya ntabwo ari ibintu bigaragara neza, kugira ngo nyine umuntu arega meya n'umuntu ubona afite ijambo rikomeye kandi narubashywe, kugira ngo aze kwerekana ishusho tumuboneraho nka role model. Hari ikintu nkiri no kwibaza hagati aho, ikintu nanibaza hagati aho. Ubwo meya umeze gutyo wamushyira ikibazo ngo mfite umugore wanjye ntitubanye neza? Wamushyira ikibazo ngo mfite mu rugo rwanjye ntibigenda bimeze neza, kandi nawe bitagenda? Ahubwo ikibazo cyaza kubonekamo ushobora kumushyira ikibazo rwose, ugasanga n'umugore wawe aramujyanye birangiye. ahubwo ngiye ikintu nabonye cyo njyanama, ahubwo yatinze no guterana kugira ngo bamweguze. Bari baratinze rwose, kuko n'ubundi babikoreye igihe, kuko n'ubundi yari kuzakora ibindi birenze bino. Ibaze aho kugira ngo atangire afate ihabara rwose rigende muri biro, yicare ku ntebe batakoreye, atangire ahifotoreza. Njyanama y'akarere ka Nyanza iraterana, meya baramweguza kubera ko hari inshingano atari arimo aruzuza nk'uko yabisezeranye. Afata ku ibendera ry'igihugu abisezerana ko hari inshingano azuzuza, basanga atari kuzuzuza. Rero niko kumweguza. Bakimara kumweguza haciyemo amasaha make cyane, RIB yahise imuta muri yombi, mu gihe hari ibyaha nyine agikurikiranyweho. Aya bagomba kumukurikiranaho, kuko n'ubundi yakoze n'amahano nyine. Ubusanga ubwo ntabwo yabura ibyaha wenda yaba yarakoze, babikomeza babikurikirana. Uko iminsi izajya igenda yicuma, tuzajya tugenda tumenya amakuru y'ibyaha yagiye akora bamurega.
tuzajya dukomeza kuza kuyabaha n'ubundi tuba duhari igihe cyose ikindi kintu abantu bamenya ko uriya meya wegujwe w'akarere ka Nyanza yatangiye kuyobora Nyanza mu mwaka wa 2016. Niba ntibeshye neza ni 2016 yari amaze igihe kinini atangiye kuza n'ibyo bintu by'amahabara. Uwo mukobwa rero sinzi niba namwita n'umukobwa ariko ni umugore w'abana 3 barahararanye bageze naho amubwira ati ubundi kubera ikirane baba wicayemo ifoto rwose ifoto izarikora kabisa. Uriya mugore rero sinzi niba ndi bukomeze kumwita umugore cyangwa se umukobwa ariko ni umugore kuko yarabyaye yari afite n'umugabo nubwo batandukanye ajya mu ntebe ya meya. Ubwo meya yarahagurutse ihabara riricara rwose imva no aho bigeze ahangaha rwose intebe yarahiriye ikomeye mu karere abantu benshi bifuza kwicaramo aragenda yicaramo yayicariyemo ni n'amasaha yayicariyemo zasabye n'amasaha ntanageramo n'iminota ndakeka ko n'umuntu wanamufotoye iyo foto ntabwo byamutwaye amasegonda rwose. nta n'undi muntu wari uri no muri biro nta kuntu atari meya ni meya nose urumva ninde wundi yakwemera ko ajya kubikora akaza kumufotora arangije nyuma yo gufotorwa feri ya mbere kuri Facebook akajya gutwika ifoto rega niyo ya mbere nawe urumva yagiye muri biro birenze ukibona iriya foto atavuga ati uyu muntu niba atari umumeya ntabe guverineri umuntu ni umuminisitiri. niko bimeze pe. ahubwo njyewe bakimara iyi nkuru ikimara kugera hanze urumva bakivuga ngo umwana nyine ngo babonye ifoto y'umubebi iki njye nari nagize ni n'umukobwa ngiye gusanga nsanga ni umuntu wubatse meya ari gusenya ni uri gusenya w'abana 3 ni uri gusenya rwose. Idarapo hano ikirangantego hano aricaye mu ntebe arifotoje ari amafoto amaye ubu n'umuntu ubyiganye atavuga yabaye meya yabaye guverineri yabaye minisitiri ryari burya ifoto izarikora rwose. bagiye gutangira kudutera ubwoba tukazajya tubona amafoto tukavuga ati ni bya bindi ibintu bitarajya hanze bumvaga ari ibintu byo mu kirere ko bikemera gutyo bahita bati ibintu byatangiye kuri ibindi bintu. niyo mpamvu rero RBS byinjiramo meya agafungwa mu gihe agikurikiranyweho ibyo byaha bagomba kubikurikirana bakamenya. ariko hari umuntu twari turaganira ejo bundi ari kumbwira ku bintu bijyanye n'amategeko ngo meya aramutse afunzwe ibyaha y'abakurikiranyweho haba harimo ibyaha byo guca inyuma y'uwo bashakanye. ngo ariko iyo bigenze gutyo iyo bari mu rukiko barimo baraburana umugore we w'isezerano agasaba yuko urubanza ruhagarikwa icyo gihe rurahagarikwa. ubwo rero reka dutegereze ibizavamo icyo RIB izemeza cyangwa se n'uburyo ki bizagenda byose nta handi ni hano kuri Dreamax TV. wowe ntuzabure uko amakuru azajya asohoka umunsi ku munsi tuzajya tugenda tubimenya ducukumbura amakuru tuba duhari duhari ku bwanyu cyane kabisa 5 kuri 5 ubundi umuceri turawumena hano ni 5 kuri kagenzi kako kabisa tuba duhari. wowe nta kindi usabwa nta mafaranga tugusaba nta kindi kora subscribe ukore like share comment utubwire uburyo ki wabibonye cyangwa se n'ibyo wifuza tuzakubwiraho. iyi ni Dreamax TV mwari kumwe nanjye Ishimwe Karebo ndetse na Kabuye Folomo Robeje tuzabatamo amakuru turahari kabisa wowe ntukabure Domis.